umunezero ku mutima no ku mubiri ku banyarwanda ndetse n'abanyamahanga mutugana. Delis Hotel tubafitiye amacumbi meza utasanga ahandi, bar, restaurant, tutibagiwe n'ihene yo mu muceri, sauna na massage, piscine nziza yakira abato n'abakuze, sale zakira inama, ubukwe ndetse n'ibindi birori. Tubafitiye n'ibibuga bya basket na volleyball. Delis Hotel duherereye ku Ruyenzi ugana kuri polisi, umanukira ku Kiliziya ni metero 15. Ukeneye ibindi bisobanuro reba nimero ziri kuri ekara yawe. Delis Hotel niyo nge nahisemo. noneho bimenye nushaka gukora icyo ushaka, ntabwo wonye gutinya wowe ukome gusa. Warangiye ndi umuntu wo kubana n'ishitani nkawe, urandeba iki? Ibyo ngende kukubwira ubyumve byiteho. Umwari ngomba kubana nawe kuko niwe untwitiye, niwe mugore nzi, nawe wowe sinzi icyo uri cyo. Ndabizi wikwiriye ubimbwira. None uramara iki wanjye? Ejo urashaka iki mu buzima bwanjye? Ko nako nagize ngo tubane neza, ko ntunesha umutwe gusa, ukatesha umutwe ni wanyu, watanze amahoro. Ati yewe utanyitondeye rero wa mukobwa, uzabona ubundi ko ndarambiwe kandi bibaye iminota ingahe? So ndi saa yanjye irihe? Wayishize ashize iminota 4, usigaye iminota 6. Mvire mu nzu, nta shitani ngiye n'abantu nayo mu nzu. Ariko subwo uje utongana usakuza, ubundi se waraye urambwira amagambo menshi, niki ntazi? Ndatonganira iwanjye ari nicyo uza uri bunyereke ntarabona, nicyo uri bunyereke ntarabona. Ngaho imyenda niba ari y'abagore yambaye, imyenda warawe ujyanye iri hehe? Birakureba. Iri hehe? Hari ubwo nambaye ubusasi. Waraye he saho? Kahongera rero, none se ibyo byose biraba ukamamagara ngo ntunabimbwire mbere igihe? Ese umva nari gukora iki koko? Nta kirori gukora birasa. Nese ko wagiye amaze kugenda bumva nakora iki? Yagiye apakira ibyo byose arasohoka aragenda. Uze n'ikindi, nuko rimwe n'umwe njya nkugira inama nkumara ntushaka kubyumva ntibigufasheho, ariko buri ushatse wakumva inama zanjye. Icya mbere cyo, umwari birumvikana ko yagiye, ariko kuba yagiye n'ishyaka wagiye umurwanira ntarirebeho ngo aritekerezeho, ngo yumve intambara arwanye kubwe, ukarwana na mushiki wawe, ukarwana na mama wawe wakubyaye, ukarwana sisi umugore wawe wa mbere w'isezerano, upfa umwari we ntabashe kugira ngo nibura yihangane, ukabona arazinze aragiye. Menya ko nawe nta rukundo agufitiye. Kiri numva wamureka akagenda, ukanamukura mu bitekerezo byawe, urakomeza kumushyira mu bitekerezo byawe, ukomeze ugira intambara nyinshi mu mutima wawe, ukomeze wongere ibibazo mu rugo. Asido, birashoboka ko watandukana n'umuntu ukunda koko? Hanyuma watagukunda? Umwari ndabizi ko arankunda, kuba nkunda byo rwose arankunda, ahubwo abantu tubana mu rugo n'ubu muvangambere. Kubagize ikintu kimwe, njye nawe turi abantu babiri hano, buri kimwe cyose tukiziranyeho, amabanga yose tuyaziranyeho. Ubundi se nyine aragumanga akubereye impamvu. Icya mbere kindi atwite si yawe, icya kabiri urabizi ko nta kintu mumarira mu buriri. Nyine uragira ngo akomeze yicwe n'agenda muri iyi nzu, hagiyeho na stress za nyoko ndetse n'iza mushiki wawe n'iz'umugore wawe.
nta gahinda afite kubera ko ibyo byose twarabyumvikanye. Twumvikanye ko tugomba kubana mu nzu muri iyo systeme muri ubwo buryo kandi bigakunda. We rero yari yabyemeye nta kibazo na kimwe gihari. Hanyuma akaba yajyanywe n'iki? Yajyanywe nyine na mama narrative. Biteye muko. Yewe. Ngo sha. Bite byawe. Urarwaye se? Ese kumbona ukonje umeze nk'urwaye. Uri hano se niwe bambwiye waje hano gucumbika? Madamu niwe wakuzanye? Sha mukobwa we. Mukobwa mwiza gutya ubaho nta hantu kuba ufite ukagira nawe ucumbika. Ufite ikibazo gishobora gutuma ucumbika. Ubu urasa nk'umuntu wabuze ahaba. Nari mafite ariko ntabwo byakunze yuko nahaguma. Iwanyu ni hehe? Nyamagabe. Amagabe? None se wagize nawe ute ku buryo ugera naho kuza gucumbika hano iwanyu? Waje n'amaguru wabaga muri uyu mujyi wakoraga ahantu bakwirukanye? Wari ufite iwawe? Wari ufite umugabo se cyangwa wabaga mu nzu wenyine? Nari mfite umugabo. Urambaza isaha genda ubibaze aho mwaryamana. Waraye? Nta mwuka afite. Mbare ntunsindireho Shema. Ntunsindireho. Urabyumva? Ntabwo nasangiye nawe, sinzi naho waraye. Ndabona ari amacupa gusa yigendera. Usigaje iminota 5 muviremo. Ahubwo 5 yashize. None uracyakora iki? Isaha 5 yashize. Isaha yangiriye ubundi wayishize. Hamagara aho waraye. Wayitanze mwe ngwate unywa amayoga. Okay. Hamagara mu kabari. Yewe niba udashaka kumvira mu nzu mbwire hamagara ubuyobozi. Se ubibwira ko wanandusha imbaraga. So kubona. Ntunsindireho. Yewe uramenyeta. Nyamara urasohoka. Ntabwo nsohoka. Yewe yumva ati yewe icyo niyemeje nukuzabana nawe tukabana neza niyo hazi bikiye nzakomeza nkwikundire. Aya usanga ababyeyi bakubyaye disofite igikundiro abura kwirimbira ubugabo kamunwa kinabi reka baravuze ngo abantu n'ibihuri ndabaseka. Ntabwo ikintu kimwe ushobora no gusanga yagiye kwa Shema akamushyira inda ye. Ibyo ntabwo bishoboka ngo bikomeza no kumva ibyo kabisa. Hamara ibyo bintu yabikora kubera ko umwari ntagasha. None se yasubiye iwabo nibura ngo tumenye ko yasubiye kwa Rodoviko. None ikintu cya mbere kinamangayikishije kurusha ibindi, umwari nijoro nibwo yambwiye ko iriya ndatwita ari Shema. Nakubwiye ngo nakubiswe n'inkuba. Biriya bintu ngiye nari mbizi nuko nakwihore nanze kugusenyera ko nabonaga wasisiye nkugira inama abantu ushaka kubyumva. Gihe yari yabimbwe kuko na kwa Shema twajyanyeyo. None nkubwize n'ukuri. Ikintu naramurikije mugeza kwa Shema. Kuko nemaze kubona ko umwana ari umuntu we wacu tuvuka ahantu hamwe. Ninagerageje kumwumva mutega amatwi ku mpande zombi ndakumva nawe ndamwumva. Murakoze cyane. Ahubwo ibyo ngibyo urambashe kubitekereza. Bivuze ko no umwari kugira ngo anagende n'ubundi ari bamugira inama yo kugenda. Ubwo namugiye inama yo kugenda gute kandi nzi ko wari waramaje gufata icyemezo kubana n'umwari kwera. Rero ngereka mbwira ikintu cya mbere nshaka gukorera. Nshaka kunganiriza mama ukamubwira buri kimwe cyose. Ukamubwira ko agomba kumva amarangamutima y'umuhungu. Umwari byibura nkarako yagaruka. Reka mubwire birasa mama wawe ntagashobotse. Sinzi yewe bajya agenya nibaza niba ari mama wawe cyangwa se ari mukaso. Uburyo mbona yitwara kuri wowe, uburyo mbona adatekereza iterambere ryawe, adatekereza amarangamutima yawe, nkabona aragufata nk'umuntu ngubu sindasobanukira ibya mama wawe kabisa. None yakwirukanye?
se ko utari kumbwira kandi uri mu rugo rwanjye. Hanyuma ko madamu yambwiye ko utwite, ibyo bintu ni ukuri? Iyo ndasende wayiguteye ku buryo ushobora kuza kubanga umwana genda mu nzu muri cya cyumba nakweretse ujye kwiryamira. Haguruka wigira ubwoba. Ariko wowe reka kubaza, wari uvuye mu nzu nkubwiye ngo iki? Urumva ibibazo uri kubaza umuntu? Noneho wakubona ubyibushye yagira ngo uri intare ufite imikaka yo kurya abantu. Umva nkubwire, niba ushaka amahoro kuri ngiye, uriya mwana umurebe wirebe. Noneho ikibazo cyawe kwa kundi ukunda ibiryo, uri utangiye kubaranga isahani ya gatatu iragiye uzajya urya bike. Humura turongera umuceri. Haguruka uze tujye mu cyumba tujye kuvuganira hatagira n'umuntu twumva. ukabona inkurura amatwi kuko yagira ngo mbwa. Umva gake, ntugashaka kuzura ikibi kimbamo. Tujye mu cyumba. Haguruka, haguruka. Tugende basi. Nawe icyo umuntu urabona ntariho kamuhuhura, ntuzi niba yariye. Kuba yanyweho turabibona, yanywe yararenza, ariko akeneye no kuruhuka. Ntukamubwira nabi, urumva biri buze kugenda bite? Arafashwa nande? Yewe ntiwabeshye, uyu ntiyakubera umufasha, ahubwo arakunogonora. Uramenye da, ndeba nabi. Ntabwo kupitiye inuza muri uwo mutwe maze amagambo agashira ivuga. Reba aho yahereye. Uraza uririmba utera iseseme aho ngaho usugura kuvuga. Utankorera ku muhungu wanjye. Ni abafatanya mwembi. Kubeshya se. Bosi rero n'ubundi wasinze kandi ntukumbi umugore. Sinze wangurira musenze. Nako wahaze. Ko tugambo sinatukuje. Cyiza ndumva wamukubita ukamwirukana. Ibintu bikagira inzira. Byaratuma atekereza neza, maze amashyaka agafite akagabanyuka da. Ndeba nabi da. Mufashe. Reka nkwereke. Mufashe. Reka ngufashe tumukubite kuko yasinze nta mbaraga afite. Kuko nawe amaze iminsi akubwira nabi, twamukubita se. Hafi ibintu uri kuvuga none ni ibiki wakagabo. Lati, ngira ngo ibintu nakubwiye wabyumvise. Wagiye kuneza wa mukobwa. Genda gerageza nta kibazo. Ntibugerageze muganirize. Ariko ngiye inama nakugira. Reka umwaragende. Niba Sisi nawe yasisi akaba ashaka kugaruka mu rugo rwe kandi ukabumva mutabana. Sisi akaba ashaka divorce. Muhe divorce ugira muri mu mutima. Utwusigaranye dukeya. Nibura utugira imigishimo. None se kugira ibintu bingana gutya ukayihura ubiriramo byo bimaze ikibirimo intambara. Fata Sisi mwemere mutandukane, usigarane dukeya twiza tw'amahoro. Bizatuma no kuba mama waza hano buri munsi na mushyikiye bakaza kuhitsiza bashaka kuhaba, kuko bazabona ko mwagabanye, nta kintu bazabashaka iki kindi, bazasubira mu iwabo bajye kuba mu nzu zabo. Nose bataye urugo rwo baza kubiba urabona atari ikibazo gikomeye. Hakuze umugenga abana imitungo n'umuntu tugiye turyamana n'inshuro nimwe koko. Itegeko rega bino bintu bireze niyo mpamvu usanga muri iyi minsi ubona abantu benshi baba bashaka kujya gushaka abagabo bakurikiye imitungo. Bamara kugera mu rugo bagatanya ngo dupasire mu kabuye ngo atekereze kongera iyo mitungo bagaje kuyipasaguramo kabiri. Rero niba ari byo biri mu mutwe we n'ubundi niyo yabijya nta yuya mu marira. Sibyo? Ibintu byose nakoze nabikoze nshaka kurinda icyubahiro cyanjye. None n'ubundi icyubahiro cyanjye cyarangiye. Reka nkubwire. Use igende nzane polisi, mamagare polisi. Nguhe nimero zayo. Bose no kubita umugore. Nguhe nimero za polisi. Baragufunga. Use urabona bamukubita. Irishyano urabona barikubita yagukora uyu nguyu. Je nawe n'ikintu cyuri cyo wowe. Wamaye amahoro ariko. Urashaka wiki. Wamutse akajya kuryama mukavugana byutse. Ntago naryama ari misano. Uburiri ntiburi hariya. Muterure mujyane mu buriri. None yajya kuryama turi kumutuka. Yo wakabaye kuba mubwiye acinjira hano.
ukamutwara ku neza. Ni njye bitotsi bye se nahaguruka agenda ajye kuryama. Nkaba ibitotsi ariko wabimushakira. Ntabwo Undi se yaraye ntiyasinziriye nashaka aryame cyangwa rurebe. Ntabwo ngiye nasinzira ukanuye wowe. Uri shitani mbi. Satani. Ikigaragara cyo n'ubundi wasinziriye n'ubwo uri kureba. Zufite iwanyu wagiye iwanyu. Ntabwo nagukoye. Nta mpeta nigeze nkwambika. What do you want in my life? Bavuze ngo iki? Bahera Se bari wamba bari wowe waretse kunkoroga mu bwonko. Nawe uri kumukoroga. Sohoka bayi, sohoka. Yewe se. Sohoka cyangwa mwese ntabahwanya, sohoka. Je ntunsindira nuko nakubwiye. Ntabwo nagusiga hano umeze Sohoka. Ntabwo ntunsindire. Sohoka wowe sohoka. Haje ufite mu genda sohoka ariko nawe urajya kuryama. Icyubahiro cyo n'ubundi uzakigumana kuko n'ubundi icyubahiro ni umuntu ukishakira. Wowe nuko ibintu bigumamo birakomeza bizambi. Fata umwanzuro umeze gutya umwari bumuretse. Niba yagiye iwabo ibyo wenda tubyumve. Amahirwe twagera nuko yabagiye iwabo ariko aba yagiye kuwamuteye inda. Byaba ari ikibazo n'ubwo wamutenda zamutunga. Waye ibyo bintu ntabwo bishoboka. None se uzagenda ufata umwana utari wawe umwihura ukomeza umukuru umwiyegekeho. Kugaruka mu rugo iwanjye byanze bikunze. Kandi namara kumenya ko ikimubangamiye cyavuye mu rugo cyagiye. Ndabizi ko mwarazishima rwose bihagije. Ahubwo ngewe nyemera ko ugomba kuza ukaganiriza mama ukamubwira yuko agomba kuma amahoro. Byibura wowe bwari mwashobora kukumva. Genda bikora ariko jewe icyo mbona kimwe gishoboka nuko jewe icyo mbona kimwe gishoboka cyaguha amahoro. Kuko nubundi sisi niwe muntu urimo kuzana ibibazo ahangaha ari nawe bishingikirijeho. Nta divorce namuha rwose. Byo mushobora byibure nta namuha. None se bizarangira bite? Bizakomeza b'intambara? Ngomba kuzana umwari tukabana hano ibya sisi byo ntabwo. Ugatunga umwari ugatunga na sisi mu nzu na nyina na mushiki wawe. Sisi na mama bagomba kugenda. Kandi ibyo niwe muntu ugomba kubimfashamo kugira ngo bave harabagenda. Ibyo ndabigerageza pe. Murakoze. Ibyo ndabigerageza. Ariko se Mucoma. Ase uzanyisha kugeza ryari? Amafaranga gawe y'imifupa rero. Busi. Ariko buriya rero Imana iragira neza umuntu akagabona kakakuzanira kandi nzagutungura. None se reba ejo bundi wari rukanze ugwa mu mukoki. Urwana n'iki? Ko mba nihitira uje ukambwira ngo nta mafaranga ufite ko nabyumva. Nyine hari igihe umuntu aba ari umukire ariko akaba adashaka kubigaragaza. Ariko muri iyi bisi nyine twagize ibintu bitwara amafaranga menshi ariko nzagagushakira kandi mu cyumweru gitaha wambwiye uko. Siko wambwiye? Niki wundi urambwira uko? Wazambwiye nkakuharira ukatwara. Imifupa rero burya umuntu gwinditse inyama ukamubwira ngo aziguhereye ubuntu yaba gusuzuguye nawe rero waba tubonye nose. Kanigendere nijyanire bino bintu da. Ugiye hese? Kiri Rudoviko kano kanyama. Rudoviko kandi koko di. Rudoviko kandi koko banza yararwaye. Yararembye malaria irenda kumuhitana. Maki? Asigaye agendera ku kabanduko atitira sha nuko mwondora nyine. Yarwaye malaria. Malaria ahubwo nimba ari imisara bingahe simbizi. Malaria nyamalaria. Ya malaria nyine. Ntaho yarozwe. Reka. Urabizi neza wabyicaye. Ese abaganga bapima amarozi basanze arwaye malaria. Yagiye no kwa muganga. Kwa muganga. Barayipima. Se ko nuko kunkuramo amakuru menshi. Muco. Reka nsubire mu rugo hari amakuru ngomba kujana yihuta. Sinkwice gahunda. Umva se ndinda tujyana. Atibo. Karamba. Mbese kuna baturumbuye amaso. Niko. Karamba. Ubundi buri tariho. Yego. Uri tayari? Yego. Ramumeze nk'umuntu ucanganyikiwe sha. Ndari mukire matibore. Karamba. Ibintu tugiye kuganira ibanga ryanjye nawe. Uri kunyumva? Cyangwa uzibeshye uvuga umunwa mukate ukarangara mu byo kurya. Niko. Karamba. Kare wirwana na madame hangaha. Ngiye guha akazi. Nta kibazo. Ndashaka ujye umuneka umwumviriza utuntu twose uvugira kuri telefone abantu avugana nabo
urakunyumva umuneke nyine ubu se kumviriza umuntu ari kuri telefone byakunanira njye mwumviriza wumviriza abantu bavugana nabo baze kubona none mbikubwire umubwire mbese ibyo byose yavuze ikintu cyose kijyana na telefone ibyo avugiraho byose uburyo umwumviriza umubwire ko bimeze ariko se urabona ko nyine mbonera canganikiwe acanganye rwose ubona ahora nicyo mwana we njyewe nagize ngo ese undi bose nyine ntabwo ari ukwinjira kose arwaye igicuri cyahise kameze nk'umusazi sinzi ibintu bisigaye bimutera bimeze nk'amagini bituma yarihindutse ukundi kuntu nanjye ntazi ukuntu umeze impamvu mbikubwiye rero kuko yagiye ubu ngubu ntabwo hari ngiye kamubwira ibyo narinzi nkunda kubona afite ifoto ayireba none nkabona aratitiye akarira bose ararwaye ese abikorera foto wenda ya Yesu wenda ari kuyisenga ariko ashobora kuba ababaye cyangwa asigara agiye mu madayimoni niko nanjye mbikeka ubu ntabwo agiye mu bapfumu nyine nicyo kibazo mba mfite mbese ni Yesu ari kureba mu ifoto cyangwa ni amadayimoni wenda agiye mu bapfumu mu ifoto ngo ajye yisenga none naza akahita yihisha ni ifoto ibyo bintu ni ibyanyabyo ku izina ry'Imana mva rero mubwire muri uba muzima ndwaye se ndi muzima da yewe nta n'inkorora ndwaye kubera icyo wimbaza amagambo ugira uyakurahe aracuramye se cyangwa ntabwo yumvikana hanyura nk'igisubizo ubunshubije yewe nyakura mu mutwe da kandi baratubwira ngo burya mbere yo kuvuga jya ukaraga ururimi rwawe inshuro 5 njye ndenzaho nkagira 10 cyangwa 15 numva ko mbona bitekerejeho neza kandi cyane nese buriya winjira kuririmba wabonaga turi mu birori hariya n'abacururutsa wagize ntimwa mwarwanye nabonaga mufite gahunda yo kurwana da kandi burya abantu babiriho gufasha abandi ariko ntukivange mu by'umugore n'umugabo kandi ushobora kuzakubitwa umugore n'umugabo none umugore ninde ni njyewe umugabo sibura kumbaza iki ni shobuja uriye koko burya mu mugore n'umugabo none turi iki iyo numvaga mukora ibintu bitemewe n'amategeko da mwarasezeranye ese birakureba abana basezeranye gusa se cyane da niba mubana mutasezeranye rero ngo ni mu mugore n'umugabo turi iki nose ubona ndi mushiki we oya nkora hano bagira wenda ngo hari ibyo umufashamo nkuko hari n'abandi baza bakamufasha bagataha bande isundi reka mubaze banyibukije yego bwa bukobwa mperutse gusanga hano ubundi biti n'ubwa mbere uyu mukobwa se kandi bari baje hano hamwe mwarwanye se n'undi munini cyane mbwira ubundi bahora hano ni ibiki bibagenza muri iyi uri kunyumva ndashaka gukoresha ibishoboka byose iyo foto se wibona ari kwireba ubona iriho umugore cyangwa iriho umuntu ntagira ngo umuntu muzi nyine aba ameze gutya uravugisha ukuri oya se ibyo bintu urabibonye ese ubwiye ngo njye mubwiye ibintu byose ubwo nyine mereye kuri ibi ngibi none twe kujya kuri mbere yo gufata andi makuru yari yose ashoboka mva nkubwire rero mutima ikintu ushaka guhera uno munsi kora ibishoboka byose iyo foto uyishake wakoresha tekinike z'inyinja wagenda nk'injangwe icyo ushaka ni uko ushaka iyo foto uyibona ukamenya umuretse ukamenya umuntu uriho urumva kandi ukanayinzanira nka nyina kugira amakenga urabura kuko amfashe ariko gufata ngo we nagomba kwiranja ukamenya ubu se buri munsi abari hano gusa nanjye ndi umuntu mufite amakenga yo kureba ikintu kiri kuri ya foto ituma bose nyine wanjye bameze nkaho nyine ashikagurika nyine binkorera ngenda ashaka iyo foto kumva kandi ugira ubwo hano ni iwanjye kumva ntacyo yagutwara niyo yagufata ngende tuburyo nawe ukavarenga uri kunyumva urebwe uyu munsi ni imisiyo nguhaye kandi imisiyo y'ibanga dushaka n'iyo foto were wako none nzabona mbwira ngo nzabwira Paul boss were se Paul biki boss nta kibazo ubikora uko mbikubwiye kandi ibanga ni iryande by'abantu babiri were wako
kundi uriya boss wanjye nta mugore wundi afite ikihe kibazo. Urakora waragize ubwoba ko wakurusha ubwiza cyangwa imiterere myiza. Cyo buri bose ninde wabonye undi. Ntabwo se ruta kuruta. Wiki? Wenda harimo uri uteye gutya. Urumva? Ariko uriya we ufite umurwa mukuru arakuruta da. Arakuruta rwose ntabwo bose yibeshya. Tegetse wanjye zikureba neza. Ntabwo sinzi ukuntu yakubonye ati mwahuriye. Usanga arakubonye n'ubundi avuye gusinda. Umenyere. Iyo urambabarire da. Ntumenyere. Ndi kubaza baza hano kangahe bari baje gukora iki? Hari ikindi nkubajije? Ni nk'ari buri munsi. Ngo iki? Baza gukora iki? Kandi bacunga udahari. Abaje gukora iki bari? Ako se rikakubaza. Ko wenda ugiye kumuramo amagambo. Ngo ibyo ukorana na boss ndabizi. Nose ushinzwe iki hano? Shinzwe kuba ndahangaha nyine. Ugomba kujya umbwira rero winjiye n'usohoka. Ngo ninjye nyiri urugo ahangaha. Ndamukubwiye da barinjiye barakobwa babiri barongera baranasohoka. Kandi ndakeka mwana ntahuriye. Nyine bari baje gukora iki baza hano kangahe? Nibyo ndi kubaza. Nagusubije. Wumva bavuga iki ko nubundi uhora wumviriza? Bavuga iki? Mwaramutse. Yego. Mwiriwe. Yego. Murabeho. Aya magambo ntabajya bayarenze. Urana abana beza cyane. Izi ni nkanjye se? Yewe. Naho mbabeshye pe. Burangiye mvuga umuntu uko namubonye barabana n'abana beza. Rwose mbonye n'uburyo najya mbabwira bakagaruka hano buri munsi. Nabwira boss akakaba. Uzibeshya ahubwo ngera ubakingurire. Ngiye menye yuko abakinguriye bakinjira hano. Ntibazagaruke se? Nese ni mu ndirindaya. Sera ni indaya. Nese ubona bameze bate? Baba baje gukora iki? Abakobwa basura umugabo ufite umugore baza gukora iki? Usugari bo nawe buraninde dayara. Ubona ndindaya? Gusa niyo mubana mutarasezeranye. Nakubwiye ngo ibyo ntibikureba bahe. Ibyo ntibikureba. Negera yubundi rero sasa rero kwereka ukuntu abantu bagiye gushwana. Sheri ngwino. Urinde. Vayo, urinde se nibi. Ngwino ngubwire iryo ngushije. Ngo? Nunga. Ngwino ngo amakuru. Bigenze bite se kandi? Ko si wowe. Ibiki se? Nawe rero. Mugabo wa? Ye. Uzi bibaye? Ibiki? Badufate. Badusheho uburozi. Bavuga ngo turi biki ngo turarogaga ngo tugiraga gute? Bandese. Kwari Davigo. Uvuyeyo? Mvuye guperereza njama. Arwaye iki? Amakuru ndagakuruye. Ndagikururira kwa kundi ugakurura gukuraga kwegera. Mbaza ngo arwaye iki? Ninde ndi kukubaza ngo arwaye iki? Ngo baramujanye, baramupima, bamutera inshinge basanga mu maraso ge harimo malaria. None ngo fefe ngo nabijiyo. Ni malaria arwaye? Malaria. Nukuntu batubunjije kwa Kagasozi. Abantu bari bamaze kubyemera. Urabiperereje neza wa mugore we? Nje ndagakuruye neza ni ya malaria imwe y'imisaraba ibiri geretseho ka. Ari kurukase. Afite umuriro. Nje mfite agahinda ibyo bibazo byawe ntaho nabisubiza. Ari kwibaze data aramutse ko kari malaria sha baraduharabitse. Ubibanye neza. Nje amakuru nguhaye ndagwizeye. Baratubesheye. Kumenza batazi bijiyo bija. Kumenza batamuzi neza. Ongeraho n'umugore we. Umva rero ikintu kigiye kuhaba. Urukumva. Naremeye ndamwara ndaseba. Niyambika ikimwaro. Ngo bijiyo bija ndumurozi koko. Nyumvira nawe. Arwaye malaria. Malaria nyamalaria n'imisaraba ibiri geretseho gumwe. Ibyo ntibikureba. Ndaza babwiye ntibazagaruke. Ahubwo ntuzongere kubakingurira hari. Ubabwira se ufite nimero zabo. Ntuzongere gukingura hariya ukingurira bari abakobwa. Hari ikindi? Ni ikosa ko umuntu yagera mu rugo kamusubiza inyuma atinjiye mu nzu. Reka nkubwize ukuri nongera kubasanga ahangaha nawe uri ahangaha uzajyana nabo. Kandi waransanze aha. Ndakubwiye ngo uzajyana nabo. Niba uri ahakurikiza amategeko ya nyirurugo. Nyirurugo ni njyewe. Urimo urabyumva? Boss akabiki. Urimo wari uri kunyumva? Wanyumvise? Nabyumvise. Ariko hari ibyo uri kumbwira bigoye. Ntabasha gukora. Urumva amategeko ya nyirurugo. Boss arambwira ati
kingurira abo bantu baze bandebe tugira ibyo tunoza tuganire duhuze urugwiro. Baranoza iki? Nakubajije baba bari gukora iki? Baba bavuga iki? We nimwiriwe mwaramutse bajye basuzanyirira ku muhanda nyine. Nahangaha baza gusuzanyiriza. Nibyo n'ikindi bavuga da. Bavuga iki? Ujya kumva baravuze ngo uraseka neza. Babwira nde? Inde ubwira undi? Bose akababwira. Baraseka neza. Shema avuga ngo abakobwa baraseka neza. Cyane da. Babona wese baseka. Ni wongera kubakingurira bakinjira ahangaha. Yego. Uzambona. Ubona nkina? Yewe uzambona ntabwo ngiye nkina. Nta nubwo naje kubara amazu hano muri uru. Narababwiye ngo uri umuriro baragira ngo ndababeshye. Barababwiye da. barikanga mbona bagize ubwoba cyane rwose. Ibyo nibyo mba nshaka. Uzababwiye ngo uriya ni shitani ry'umuntu. Koko. Gutyo. Igitangaza ye. Gutyo uko mbikubwiye. Hagaranye nawe mu biki amenye da. Sebagara n'abadayimoni. Cyaturutse hego. Ego. Basabirasa. Ubuvuzi gakondo muganga matovu ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugaca ukubiri n'indwara za hato na hato. Egera uyu muhanga guhanga muri iyo mihangayiko ituruka kuri stress cyangwa imirire mibi, aho bagukorera reflexology ariyo nkanguramyakura, detoxification ikura imyanda mu mubiri, hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije, aromatherapy ihashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero, ndetse na massage ivura umugongo n'amavunane. Si ibyo gusa kandi kuko arakuvura indwara zigiye zitandukanye, amibe, igifu, umwijima, diyabete, asima, sinezite, abagabo batabasha gutera akabariro, ndetse n'indwara zifata mu myanya y'ibanga y'abagore. Witinya kumugana kuko aragufasha rwose. Muganga Matovu ni umuhanga cyane mu kuvura amarozi, amahuherano, amategano, ndetse na karande zo mu miryango. Muganga Matovu aherereye Kicukiro mu Gatenga, uzamuka umuhanda ujya i Murambi ku bitaro uhasanga icyapa cyanditseho ubuvuzi gakondo Muganga Matovu, ni metero 150. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara nimero ziri kuri ekara yawe. Ubuvuzi gakondo, isoko y'ubuzima. Oya wirira, oya beshavura, Imana irakoze. Wanyuze mu buzima bubabaje, Imana irakoze, Imana irakoze.